umurongo wo kwezwa, reka ngushimire uburyo wongeye kubana natwe aho turi kurebera hamwe ihame rigendanye no kumenya Imana cyangwa se ryerekeye Imana. Tukaba twaratangiye ihame rya kabiri rivuga ku butatu buziranenge. Reka nongere nkwibutse ko muri iki kiganiro ari KAYISHEMA Joel. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo wakomeje kuturinda, tukaba twongeye kugera mu mwanya nyagasani wo kumva ijambo ryawe. Ngaho rero ngwino ubane na buri wese, udusobanurire ubushake bwawe, tubeho tuguhesha icyubahiro, kandi nyagasani imibereho yacu irangwa no kurindira ubwami bwawe, kose kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Mbere yuko twinjira muri iki cyigisho, nanezezwa nuko twarebera hamwe amagambo aboneka mu ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Igihe cyose twiga ijambo ry'Imana, noneho cyane cyane mu gihe dushaka kumenya umuremyi wacu cyangwa se Imana twemera iyo ariyo, dukwiriye kugira kwizera. Kwizera ni urufatiro rukomeye cyane rudufasha kugira ngo tumenye cyangwa se turusheho kwakira ibindi byose ijambo ry'Imana ribasha kutugezaho. Uyu munsi turakomereza ku ngingo ivuga ngo ukuri kw'ibihamya tuvana mu byanditswe biziranenge. Bibiliya ntigerageza gushakisha igihamya cy'uko Imana iriho. Ntabwo Bibiliya ubutumwa tubonamo bwaba ubwavuzwe n'abahanuzi cyangwa se n'intumwa, ndetse n'amagambo Uwiteka yihereye abagaragu be n'abajabe, abahungu n'abakobwa bemeye gukoreshwa n'Imana, ntabwo ubutumwa tubonamo ari ubugerageza gushakisha Imana nk'aho itariho cyangwa se ngo buse n'ubutumwa bugenekereza. Ibi ni impamvu Bibiliya irabyemeza. Amagambo yayo atangira yemeza ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ibyo tubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 1. Bibiliya yerekana Imana nk'umuremyi, umugenga n'umutware w'ibyaremwe byose. Uguhishurwa kw'Imana ko mu byaremwe kurakomeye cyane ku buryo nta rwitwazo rw'ubuhakanyi, bwaba ubuhakana ukuri kwavuye ku Mana cyangwa ubwenge bubasha guhakana ibihamya by'uko Imana iriho. Ibyo tubibona muri Zaburi ya 14 umurongo wa 1, ndetse no mu rwandiko rwandikiwe Abanyaroma igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza wa 22, ndetse n'umurongo wa 28. Hariho ibihamya byinshi kandi bihagije byerekana ko Imana ibaho, ku buryo byemeza umuntu wari we wese ushaka koko kumenya ukuri kwerekeranye n'Imana. Nanone ariko kwizera kugomba kuba ihame ry'ingenzi ngenderwaho. Kwizera nibyo bigomba kuba biri imbere, kuko bidashoboka ko utizera yinezeza, kuko wegera Imana agomba kwizera kuriho kandi kagorora abayishaka. Nkuko na gusomeye rya somo riboneka mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Kwizera Imana ariko nabyo ntabwo ari ubuhumyi. Ntabwo ari ukuvuga ngo reka ngo bibe nyamujya iyo bigiye. Oya, ahubwo ugomba kuba umuntu ugenzura, ugafata umwanya ugasoma iryo jambo, ukarirya, ukaritapfuna, ukumva icyo rivuga, ukumva igisobanuro cyaryo. Kwizera Imana ntabwo ari ukubaho buhumyi, kuko gushingira ku bihamya bihagije biboneka mu by'Imana yahishuriye mu byanditswe, kuko gushingira ku bihamya bihagije biboneka mu by'Imana yahishuriye mu byanditswe no mu byaremwe. Ibigaragaza Imana biboneka mu byanditswe byera, kandi no mu byaremwe impande zose bibasha kugaragara. Imana yo mu byanditswe biziranenge. Bibiliya ishura imico y'ibanze y'Imana ikoresheje amazina yayo, ibikorwa byayo, ndetse n'ibiranga ubwabyo. Amazina y'Imana nayo turayabona. Mu gihe Bibiliya yandikwaga, amazina yari afite akamaro kanini cyane, nk'uko bimeze na n'uyu munsi mu bihugu byo mu burasirazuba bwa hafi n'ubwo hagati. Muri ibyo bice izina rifatwa nk'iryerekana imico y'urifite nka kamere nyakuri n'ibimuranga. Ndetse no mu Rwanda tuzi yuko abanyarwanda baciye umugani ngo so nta kwanga kwita nabi.
bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo izina ribasha kugira ibyo rigaragaza, haba hari ikiri hirya y'iryo zina. Mbese ni impamvu ki iri zina uyu muntu yarihawe. Ibyo byose rero no mu burasirazuba bwo hagati nuko byabaga bimeze. Akamaro k'amazina ahabwa Imana ni ukwerekana kamere yayo, uko iteye n'imico yayo nk'uko bigaragara mu itegeko ryayo. Ijambo ry'Imana tubona mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 7 avuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Izina ry'Imana rero ntabwo rigomba gukoreshwa uko umuntu wese yiboneye, ntabwo byemewe. Dawidi yaravuze ati nzaririmba izina ry'Uwiteka Imana Isumba Byose. Zaburi ya 7 umurongo wa 18. Izina rye ni iryera ni ryo kubahwa. Zaburi 111 umurongo wa 9. Bashime izina ry'Uwiteka kuko ari ryo zina ryonyine rishyirwa hejuru. Ni ukuvuga ngo niryo zina risumba yandi. Zaburi 148 umurongo wa 13. Amazina y'Igiheburayo na Elohim ari byo bivuga Imana asobanura ububasha bw'Imana. Ayo mazina yerekana Imana nk'inyembaraga, inyabushobozi, Imana umuremyi nk'uko twayibonye mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1, ndetse no Kuva igice cya 20 umurongo wa 2 na Daniel igice cya 9 umurongo wa 4. Elion ari byo bivuga Isumba Byose cyangwa se El Elion, Imana Isumba Byose, agaragaza ko Imana iri hejuru ya byose nk'uko tubibona mu Itangiriro 14 umurongo wa 18 kugeza 20, ndetse na Yesaya igice cya 14 umurongo wa 14. Adonai ari byo bisobanura Nyagasani cyangwa se Umwami, byerekana Imana nk'umutware ukomeye. Biboneka muri Yesaya igice cya 6, ibyo tubibona muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1, ndetse na Zaburi ya 35 umurongo wa 23. Aya mazina agaragaza neza icyubahiro n'ubudahangarwa bw'Imana. Andi mazina yo yerekana ubushake bw'Imana bwo kugirana umushyikirano n'inyoko muntu. Shaddai ari byo bivuga Ishobora Byose, na El Shaddai ari byo bivuga Imana Ishobora Byose. Yerekana ishusho y'Imana y'ububasha butagereranwa, kandi ikaba ari nayo ntangiriro y'imigisha yose no kwihanganisha nk'uko tubibona mu Kuva igice cya 6 umurongo wa 3, ndetse na Zaburi ya 91 umurongo wa 1. Izina Yahwe ryasobanuwe Jehova cyangwa uhoraho, ari nabyo bivuga Uwiteka, rishaka kwerekana ubudahemuka bw'Imana mu masezerano no mu buntu bwayo nk'uko tubona mu Kuva igice cya 15 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3, kimwe na Hosea igice cya 12 umurongo wa 5 n'uwa 6. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 14, Yahwe cyangwa se Yehova nk'uko twamaze kubivuga yivuga ko ari nduwo ndiwe cyangwa nzabuwo nzaba, aho yerekana isezerano ndakuka afitanye n'ubwoko bwe. Rimwe na rimwe kandi Imana yivuga nk'aho yo ubwayo ari data. Ibyo tubona mu Gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 6, ndetse na Yesaya 63 umurongo wa 16, kimwe na Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 9, yewe na Malaki igice cya 2 umurongo wa 10. Nanone kandi akita Isiraheli ati mwana wanjye kandi fura yanjye. Ahangaha ni Uwiteka uba wita Isiraheli umwana we, akanita Isiraheli imfura ye nk'uko tubona mu Kuva igice cya 4:22, ndetse no Gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 19. Uretse ijambo data, andi mazina y'Imana yakoreshejwe mu isezerano rishya afite ubusobanuro bumwe n'ubwo amazina yagiye akoreshwa mu isezerano rya kera. Yesu yagiye akoresha izina data kugira ngo atugeze ku mushyikirano bwite kandi wa buri muntu ku giti cye n'Imana nk'uko tubona muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 9, ubwo yigishaga avuga ati nimusenga mujye muvuga muti data wa twese uri mu ijuru. Ndetse na Mariko igice cya 14 umurongo wa 36, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 15, n'Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 6. Aho hose ni amasomo agenda atwereka igihe tuvuze Imana data mu buryo tuba tugaragaza umushyikirano bwite wa buri muntu ku giti cye n'Imana. Tuzirikana ko agakiza n'ak'umuntu ku giti cye, ntabwo ari agakiza rusange, ahubwo umuntu bwe agomba kugirana isano, umushyikirano ubumwe bushyitse n'umuremyi we. Ibikorwa by'Imana rero, abanditsi babiri bibanze cyane ku kuvuga ibikorwa by'Imana, aho kuyivuga ukwiri batangira bavuga ko ari umuremyi nk'uko twayibonye mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1,
Bibiliya itangira igaragaza ko mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo batangira abanditsi Bibiliya bagaragaza Imana nk'umuremyi. Ndetse na Zaburi ya 24 umurongo wa mbere n'uwa kabiri havuga ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka isi n'abayirimo. Ni ukuvuga ngo byaba ibintu byose tubona ku isi ndetse n'abantu bwabo ni ibiremwa by'Imana, kandi ikaba ariyo iramiza byose ijambo ry'imbaraga zayo, nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 3. Kandi ikaba ariyo mucunguzi n'umukiza, tubibona mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 6, ndetse no mu rwandiko rwa kabiri rwandikiye Abanyakorinto igice cya 5 umurongo wa 19. Si ibyo gusa, ahubwo ikita ku kibazo cy'inyoko muntu, niyo igena imigambi, nk'uko tubona muri Yesaya 46 umurongo wa 11, ikavuga ibitarakorwa, ikareba ibyo mu iherezo, ikabivuga mu gihe cy'itangiriro ndetse bitaranabaho, nk'uko tubona ibihamya bigaragara muri Yesaya 46 umurongo wa 10. Kandi iyo Mana twizera, iyo Mana twemera, ntitinze isezerano ryayo nk'uko abantu bashobora kubyibwira. Ibyo ngibyo tubibona mu Gutegeka kwa kabiri 15 umurongo wa 6, ndetse no mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9. Ntabwo iyo Mana ari Imana itanga amasezerano, ntabwo ari Imana igaragaza ubudahangarwa bwayo cyangwa se n'ibyaremwe bigaragaza gusa, ahubwo hari ikindi kintu gitangaje tugomba kuzirikana. Ni Imana ibabarira ibyaha, ibabarira gukiranirwa kw'abantu, kuva 34 umurongo wa 7. Kandi niyo yonyine dukwiriye kuramya. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7 bavuga ngo muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Nta wundi wo gusengwa, nta yindi Mana, nta yindi ibaho uretse Imana umuremyi, niyo yonyine dukwiriye kuramya. Bityo rero ibyanditswe bigaragaza Imana nk'umutware, umwami uhoraho, udapfa kandi utarebwa n'amaso, ari we Mana imwe rukumbi. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 17. Ibikorwa bye byerekana uburyo ari we Mana yonyine. Ni kuvuga ko ibyo tubona byose, ibimenyetso, ibihamya bitandukanye birahari bigaragaza ko iyo ngiyo ariyo Mana yonyine. Ntaho wayigereranyiriza n'ibigirwamana cyangwa se n'ibintu byose abantu bashobora kwita Imana kandi atari byo, byaba amatungo, byaba ibiti bisengwa, cyangwa se n'umuntu ubwo washaka kwigira ikigirwamana. Hariho abantu usanga bashaka kwambura Imana ububasha bwayo, ubudahangarwa bwayo, kugeza ndetse naho umuntu yavuga ati jewe nta nubwo ukwiye kuba wahangara ngo ugire ibyo usaba Imana cyangwa se ukishimira Imana utabanje kunshima. Ni jewe bwa mbere ugomba guha ikuzo n'icimwe n'icyubahiro, ni je ubikwiye. Ibi ngibi byagiye bikora kuri benshi. Witwa Nebukadinezari yageze igihe amaze kubaka Babuloni, abona umujyi umeze neza, ari umujyi ushimishije, ati ngiye Babuloni yikubita mu gatuza, ati ngiye Babuloni niwubatse kugira ngo impeshe icyubahiro ingaragaze. Ariko ngo atararangiza iryo jambo aba yirukanwe mu bantu, amanuka ku rukuta rw'i Babuloni agenda nk'inyamaswa, amara imyaka 7 yose atondwaho n'ikime, arisha nk'inyamaswa, umusatsi we warashokonkoye ndetse n'inzara zidacibwa. Nuvuga ngo imyaka 7 kugeza ubwo yagaruye akenge, maze aravuga ati Imana yo mu ijuru niyo Mana nyamana ni kwicyubahiro. Igihe rero mu isi umuntu ashobora guhangara uwo ari we wese, yaba woroheje, yaba ukomeye, yaba umugabo cyangwa umugore, akumva ko icyubahiro cyagombaga guhabwa Imana ari we ugomba kugihabwa, aba ari mu kaga, abageze kure cyane. Ibyo ngibyo byagiye bibaho kenshi tugomba kwitonda kugira ngo Satani atagira abariganya. Hari igihe rimwe na rimwe ndetse Imana ishobora no kwemera ko abantu bigira ibihangange n'ibigirwamana, bigaragaza uko bidakwiriye, bambura Imana ububasha bwayo, kugira ngo ahari n'ababagenda babiruka inyuma babashe gusobanukirwa n'uruhande bari mu rwo ari rwo. Umunyarwanda yaciye umugani neza ngo ucinjije amarenga amara ibinonko. Iyo uri umuntu ufite umwuka w'Imana ukabona kwigereranya no guhangara no gutuka Imana mu buryo bukomeye, ibyo bikwiye kukwereka mbese ukamenya uti ahangaha ndi ni he, mbese ndava he, ngeze he, ndi kujya he. Igihe rero ubona yuko wamaze gutana cyangwa uri mu nzira ikuganisha kurimbuka, ukwiye gufata icyemezo ugahindukira ugakiza amagara yawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubona mu Byahishuwe igice cya 18 aho Uwiteka arari ku bwoko bw'Imana ati bwoko bwanjye nimusohoke muri urwo rudubi, muve mu muvurungano, kugira ngo mudasangira n'abanyabyaha ibyaha byabo, kandi mudasangira nabo igihano babasha kugezwaho bitewe n'uko bimuye Imana maze ubwabo bihindukira ibigirwamana.
ibiranga Imana. Abanditsi ba Bibiliya batanga ubundi busobanuro ku byerekeye imico y'Imana babinyujije mu bihamya byerekana ibiyiranga. Ibiranga Imana by'umwihariko wayo bigizwe na bimwe mu biranga kamere yayo bitaboneka mu byaremwe bibaho. Imana yibeshejeho kuko yo ubwayo ariyo soko y'ubugingo. Nta handi wavana ubugingo uretse muri yo. Ibyo tubibona muri Yohana 5:26. Ndetse ubushake bwayo ibukoresha nk'uko ibishaka. Abefesi 1:5 hamwe n'ubushobozi bwayo nk'uko bigaragazwa muri Zaburi 115:3. Izi byose niba ngo ntacyo wahisha Imana, ndetse n'ibyo mu mwijima w'icuraburindi kuri yo bigaragara nk'ibitwikure ku manywa y'ihangu. Yobu 37:16. Zaburi 139:1 kugeza 18 naho hatwereka yuko Imana izi byose ndetse nta kintu na kimwe ubasha rwose kuyihisha. Imana ibera hose icyarimwe. Zaburi 147:5 ndetse n'urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:20. Aha hose hatwereka yuko Imana izi byose nta kihishwa, kuko ariyo tangiriro n'iherezo, Alpha na Omega, nk'uko tubona mu byahishuwe 1:8. Imenyera iherezo mu itangiriro. Yesaya 46:9 kugeza 11. Kandi noneho Imana ibera hose icyarimwe. Zaburi 139:7 ndetse ugakomeza ukagenda ukageza ku 12. N'Abaheburayo 4:13. Iyo Mana twizera twemera iri hejuru y'amajuru. Niyo mpamvu tubona umuntu umugaragu w'Imana yemegeza avuga ati hari umuntu wazamuwe ajya mu ijuru rya gatatu. Muri ijuru rya gatatu yavugaga sugira ngo ni irihe? Umugaragu w'Imana Paulo hariho wazamuwe, we yavugaga nta wundi niwe, bitewe n'iki kuko yageze igihe ajyanwa mu mwuka. Ni nk'uko abahanuzi bavuga ati nuko mwuka w'Uwiteka aranterura. We rero Paulo yavuze mu mvugo itangaje ati hariho uwo nzi wazamutse ajya mu ijuru rya gatatu. Yashaka kugaragaza yuko hari iki kirere tubona ku isi kirimo umwuka uhumekwa, atmosphere, noneho akaba n'ikitwa espace vide hejuru aho inyenyeri ziba, biriya tubona imibumbe aho ngaho icyo kirere byose bikubiyemo. Ariko noneho akavuga ati hejuru y'ibyo mu ijuru ku ntebe y'Imana. Urumva uburyo yashatse kugaragaza umuremyi, ashaka kugaragaza Imana yacu uburyo iri hejuru y'amajuru. Nibyo ngibyo Bibiliya bitubwira. Nyamara yita kuri buri kintu kiri mu isanzure. Ibintu byose biri kuri gahunda nk'uko Uwiteka bishyize kuri gahunda, uretse umuntu wananiranye watakobwe, ndetse bikageza n'igihe yangiza ibiri ku isi. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo isi irimbuwe n'abaturage bayo, isi igushije ishyano, isi ifite ibibazo biturutse ku muntu bitewe n'uko umuntu yishe, yanyuranije n'amategeko y'Imana kandi yemeye umuriganya aramuriganya. Imana twemera twizera turi kuganira hamwe byayo ihoraho. Ntabwo ari Imana igira imyaka runaka, cyangwa se ngo uzasanga bavuga bati rwose ubu yarimutse yaragiye. Oya, ngira ngo Eliya niwe wigeze kubwira abantu mu mpinga Karumeli atahari iyo bari murimo mutakambira ishobora kuba yatembereye, ishobora kuba yimutse. Imana yacu ibera hose icyarimwe. Imana yacu ntiyimuka, Imana yacu ntisinzira, ahubwo ihoraho. Ntabwo ari Imana ipfa ngo abantu bageze. Hariho n'abavuga bati ngubu Imana nizeraga nasengaga yapfuye, wabona izazukira mu nka cyangwa se mu ihene. Oya, ahubwo Imana yacu ihoraho. Ibyahishuwe 1:8. Kandi nubwo ibera hose icyarimwe ntigengwa n'ibihe. Rwose wenda usange ni ya Mana ubwo igomba kugira ngo yigaragaze mu gihe cy'izuba, mu gihe cy'ubukonje abantu bayibure. Aho niho hagiye haturuka ubuyobe bukomeye, abantu bamara igihe bari mu bihe by'ubukonje by'imbeho, izuba ryazarasa bitewe n'uko ari cyo gihe kigeze kugira ngo rigere muri icyo gice. Barangiza bati Imana iraje, Imana irabonetse, noneho nimureke tuyitambire ibitambo. Ntabwo ari byo rwose. Nuvuga ngo ntabwo ari Imana ihindurwa n'ibihe cyangwa se igenda ihindagurika nk'uko igihe gihindagurika. Ntihinduka cyangwa ngo ihindagurike kuko itunganye. Imana iravuga iti jyewe uhoraho simpinduka. Ntabwo ari Imana igenda ihindagura imigambi. Burya rwose ni Imana idahinduka. Uko yari ejo niko iri, ni nako izahora by'iteka ryose. Simpinduka. Ibyo biboneka muri Malaki 3:6 ndetse na Zaburi 33:11, kimwe no muri Yakobo 1:17. Kubera ko mu by'ukuri ibi biranga Imana bisobanura imiterere yayo. Ntabwo Imana ibasha kubisangira n'undi uwo ari we wese. Rwose ntabwo dukwiye kwizera Imana no kumva ko Imana twemera ari Imana ihindagurika.
ari imana igwa nabi abantu, ari imana idafite umurongo. Bantu b'Imana, iyo wizeye uba wizeye. Nigeze kugira ingorane rimwe nkimara kwakira ubutumwa bwiza hari muri 1987. Nyuma y'aho abantu barantumira bati uzaze mu itsinda ryacu. Hari igihe rero umuntu agiramo akaba akeneye abantu bamufasha bamwungura ubumenyi, ariko iryo tsinda ryo ryari itsinda rifite ingorane. Ndigezemo twari dusanzwe dufite amatsinda yandi atwubaka mu byanditswe byera, akadufasha tukiga ubuhanuzi tugasobanukirwa n'ibintu bitandukanye, ariko iryo tsinda ryo ryaranyobeye. Ndigezemo sanga abantu baratuje bicaye ku dusambi ku mikeka ahantu hasi rwose, ubona ari abantu boroheje, abandi bari ku ntebe. Barangije bati rero wari uyoboye gahunda ati hano dufite umushyitsi rwose twifuje yuko yaza kaganira natwe akatugezaho ubuhamya bw'uburyo yatangiye uru rugendo, ukuntu yakiriye guhamagara kw'Imana, noneho natwe rwose tukabasha gusangira nawe. Nuko ndangije ngira umwanya babwira ukuntu Imana yangiriye neza, nkamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana kuvugwa n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, baruhuka isabato, uburyo namenye agaciro k'isabato nkabwirijwe n'ijambo ry'Imana, uburyo nasobanukiye n'umubatizo Bibiliya ivuga ko ari umubatizo wo mu mazi menshi. Ariko uko nagiye ndushaho kugenda njya mu ijambo ry'Imana nkaba nagiye ngenda murikirwa intambwe ku ntambwe ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ariko barangije barandeba babona bari imyoje, abandi bararize bati rwose mwene data ugiye kuvuga ijambo. Arangije ati mbega urugendo wanyuzemo, mbega ibibazo wahuye nabyo, mbega ukatari ku byo byose waruhiye ubusa, ntabwo wigeze ugera i Karuvari. Wiki none ibyo byose burya nta na kimwe wigeze ugeraho. None se wigeze ugira agahinda k'ibyaha? Wigeze urizwa n'ibyaha byawe? Wigeze urabuka umusaraba wa Kristo? None se wakwihana? Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Niba wizeye ijambo ry'Imana nturigisha impaka, ibyo rikubwira ukabona ko ari byo rwose, ukizera ukabatizwa, mbese nuvuga ngo ikindi urindire ni ukugira ngo usije kuboneka muri cya giterane cy'aba abantu bari ku musaraba bambaye Yesu bavuga ngo nabambwe. None se kurabuka umusaraba hari ukundi kurenze kuba watsinzwa n'ijambo ry'Imana, mwuka w'Imana yakomeza iby'ibyaha byawe n'ubuhenebere bwawe no gusubira inyuma kwawe n'intege nke zawe, ukazemera ukemera ijambo ry'Imana ko rikubera umugenga. Maze barangije bati rwose batishwita, ntabwo wigeze urira ngo urire ubogozi, ntabwo wigeze ugira agahinda k'ibyaha ngo kagushengure, ntabwo. None se umva, ntabwo ubutumwa namenye uko ijambo ry'Imana ryanyeretse, ntabwo ibyakubayeho ibyo wakoze ugomba kuza ngo umere nk'ugiye kubyaturira abantu nk'aho aribo bababarira. Ababarira Imana. Igihe dupfukamye tugasenga ugasaba Uwiteka imbabazi, ugomba kwizera ko wabariwe. Bibaye ibyo wavuga ko n'icya gisambo ku musaraba rero kitigeze kibabarirwa, nyamara yabwiye Yesu ati data uzanyibuke nugera mu bwami bwawe. Imana yacu ni Imana ibabarira, ni Imana y'imbabazi, ni Imana y'urukundo. Maze bwose bagira gutya baravuga bati reka bati nawe rwose ugomba kongera gutangira urugendo. Muntu w'Imana ntakagira umuntu ukusubiza inyuma, ntakagira intumwa za Satani zikudindiza. Niba wizeye urizeye, kandi niba waratuye ibyaha byawe ukabwira Imana, ijambo ry'Imana tubwira ngo niba warahemukiye umuntu genda umusange mwikiranure nawe. Niba hari ibyakorewe ku mugaragaro byaturirwa ku mugaragaro, niba ari mu rwiherero ihererana Imana yawe. Ariko nuvuga ngo niba kandi unihannye wizere yuko wabariwe. Ntabwo ari ibintu byo kugira ngo ubaho ushidikanya Imana ukoragoze ngo wabona hari Imana ngo buriya ngo wabona ngo itarabyumvise. Ibyo nibyo byabaye kuri babandi mu Muhinga Karumeli. Eliya yahanganye n'abavuga ati nimukotsore cyane muvuge, kubera iki barabwira Imana itumva. Nuvuga ngo Imana yacu ireba byose, isoma byose, n'ibiri mu ntekerezo ndetse n'ibiri mu mitima y'abantu. Ntabwo tugomba kubaho tutizera. Bantu b'Imana, hanze hari inyigisho zitangaje, hari inyigisho zirimo ubuyobe, yewe ndetse zirenze tugomba kuba maso. Ntabwo Imana twizera ari ikigirwamana, ni Imana nyamana, ni Imana nzima. Ibyayo rero bigizwe n'urukundo nk'uko tubona mu Baroma igice cya 5:8. Ubuntu ni Imana y'nyabuntu. Abaroma igice cya 3:24, kandi ikaba Imana y'imbabazi. Zaburi 155:9. Si ibyo gusa, ahubwo ifite kwihangana, itwihanganira, idashaka ko yagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka yuko bose babona ubugingo buhoraho. Rwa kabiri rwa Petero igice cya 3:15. Imana ni Imana yuje ubuziranenge. Zaburi 99:9, kandi irangwa n'ubutungane no gukiranuka nk'uko tubona muri Ezira igice cya 9:15. Ikaba Imana yuzuye ubutabera. Ibyahishuwe 22:12, kandi ni Imana y'ukuri. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5
5:20. Izi mpano rero nta handi ziva uretse ku Mana izitanga yonyine. Ngo abantu b'Imana barangwa n'iyi imico y'Imana iragenda igahinduka iyabo. Ubuzima bw'Imana, imibereho y'Imana ibiyiranga bigahinduka ibyabo. Ugasanga umuntu ni umunyarukundo, ni umunyamahoro, ngo ni umuntu wihangana, ni umuntu ubaho ubuzima bwo gukiranuka buhesha Imana icyubahiro, ni umuntu urangwa n'ubutabera, ni umunyakuri. Ibyo byose ngo nta mategeko ahana ingeso n'imico nk'iyo ngiyo y'abantu bamenye Imana. Imana igufashe mu buntu w'Imana kugira ngo impano mvajuru zibashe kurangwa mu buzima bwawe, kandi igihe cyose wegereye Imana, uyegere ufite kwizera, uca bugufi, kugira ngo igihe nikigera Kristo akerekanwa uzabashe kumusanganira. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ubutaha tuzakomeza turebera hamwe ububasha ndengakamere bw'Imana. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye yuko utwitaho. Data, ushaka yuko dusobanukirwa n'umuhamagaro udufitiye ndetse n'icyo ushaka ko tuba cyo. Ijambo ry'Imana tumwe ngo nahamwe mwe mukiranuka nk'uko so mu ijuru akiranuka. Ngo tugomba kugendera mu bushake bwawe, tukakwigana, kuko ni wowe wenyine ufite imico mizima yo kureberaho. Ubitubashishe kugira ngo ijambo ryawe ribe muri twebwe, kandi urya munsi ubwo impanda izavuga, uwumvira ijambo yaba jya urivuga ndetse n'uryumva wese, tuzavuga tuti ngiriye Imana twategereje ituzana agakiza. Niko gusenga kwanjye isabira buri wese mu izina rya Yesu. Amen.